Inkuru y'ubuzima bwa Kayumba Darina. Mumuzi muri benshi, ni igisonga gihagarariye ibindi bisonga muri Miss Rwanda ishize. Mwese nimwe mwamutoye, nimwe mwamuhaye amajwi, muramuzi, bamwita Kayumba Darina. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'ubuzima bwo bita Kayumba Darina. Narababwiye izi nkuru ziba ziri mu Cyongereza, tukazibasemurira mu rurimi rw'Ikinyarwanda kubera ko ibitangazamakuru biba byabanditseho. Akenshi ibitangazamakuru byandika amakuru ya nyayo n'ibitangazamakuru byandika mu rurimi rw'Icyongereza. So once upon a time in Kigali, Rwanda, there was a beautiful, smart and confident young woman. No kuvuga ngo Kayumba Darina ni umukobwa mwiza, uri smart, uzi ubwenge, and confident, unigirira icyizere. Uwo mukobwa yitwa Kayumba Darina, niyo mazina yiwe yombi. She wasn't just known for her pretty face. Ntabwo azwi kubera imiterere ye myiza cyangwa isura ye nziza gusa, ahubwo anazwi bitewe n'inzozi ngari akunze kugira ndetse n'umutima wuje urukundo. Uwo bamwita Kayumba Darina. Tugiye kureba amateka y'ubuzima bwe, uko yakuriye i Burayi, uko yavuye akaza mu Rwanda. Kayumba Darina umukunzi we, Kayumba Darina ibikorwa bye, ndetse n'ukuntu yaje gupfusha se mu mwaka wa 2023, umwaka utarigeze umworohera. Ari nacyo gihe yaje gufata umwanzuro wo gufata amarangamutima ye akayagaragariza mu cyo twita music cyangwa se umuziki. Darina grew up in a loving family. Kayumba Darina yakuriye mu muryango wuje urukundo, umuryango ubanye neza udafitanye ikibazo nk'uko twese tubizi muri Afrika cyangwa se umuryango nyarwanda. So but in 2023, ariko mu 2023 nk'uko nababwiye, she went through something very difficult. Yanyuze mu bihe bitari bimworoheye. She lost her father. Papa we umubyara mu nda yitabye Imana. Even though it was painful, nubwo byari bibabaje, nubwo yari kunyura mu bihe bikomeye, she stayed strong. Yabinyuzemo yemye, yahanyuze igitwari. And used music to express her feelings. Yakoresheje umuziki kugira ngo agaragaze uko yiyumva, agaragaze n'ibyo yanyuzemo. Nuko nguko urugendo rwo gukoresha social media rwaje kugenda ruzamuka rutumbagira. So she started shining on social media. Yatangiye kuba ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga with her style and confidence, binyuze muri style yuko yakoraga ibintu bye ndetse n'icyizere yigirira. Mwese muramuzi. People loved her photos. Abantu bakunze amafoto ye, her smile, uburyo aseka, and the way she carried herself like a queen, n'uburyo yitwaraga cyangwa se yitwara nk'umwami kazi. So then come a big moment. Haje kuza igihe kinini, Miss Rwanda 2022. Haje kuba a big event. Haje kuba Miss Rwanda mu mwaka wa 2022. Darina joined the beauty contest, and guess what? Darina yaje kumwe mu bitabiriye iyo contest cyangwa se iyo Miss Rwanda yo mwaka wa 2022. Guess what? Fora byagenze bite? She didn't just join. Ntabwo ya joininze gusa, ntabwo yitabiriye gusa. She became the second runner-up. Yabaye igisonga cya kabiri. That means she was one of the top 3 most beautiful and talented girls in all of Rwanda. Ibyo bisobanuye iki? Kuba igisonga cya kabiri bisobanuye iki? Bisobanuye yuko that means she was one of the top 3. Yari umwe muri batatu beza ndetse kandi bafite impano mu bari b'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo niba ari igisonga cya kabiri, yaje muri batatu ba mbere. But that was just the beginning. Ariko iryo ryari itangiriro. Mbere yuko dukomeza n'ibindi bice, banza ukore subscribe kugira ngo atazagira inkuru y'umuntu wari wese mukunda ibacika. So she also became a model with an international agency, MGW Models. Nyuma yo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda akaza muri batatu ba mbere, ntago byarangiriye aho. Yaje no kujya mu cyo twita model agency, ariko eri international. I think ni imurikagurisha, mbese kumurika imyambaro, icyo twita model, namwe muracyumva, muri company yitwa MGW Models. She started working with brands. Yatangiye gukorana n'ama brand, sharing fashion and lifestyle content. Yatangiye gukorana n'ama brand no gusharinga icyo twita lifestyle content, uburyo umuntu ababayeho bwa buri munsi. And even started a fun YouTube show called Kigali Uncovered.
kandi si byarangiriye gusa, ntabwo yabaye mu modo gusa, ntabwo yabaye igisonga gusa, ahubwo yaje no gutangira YouTube channel yitwa Kigali Uncovered. Muramuzi mwese, ahategurira ibiganiro, agahostinga abantu barimo nka Kevin, agakora ibintu bigiye bitangaje kuri social media aho twita ku mihanda. So in 2024, mu 2024, she made headlines again, this time for love. Mu 2024 yaje kugera ku kindi kiga cy'ubuzima bwe, dore yuko yaje kubona urukundo rw'ubuzima bwe. She got engaged to Rwandan rapper named Kimzera. Yaje guproposwa n'umuraperi w'umunyarwanda witwa Kimzera, mwese muramuzi, and fans were so happy for the couple. Kandi iyo couple ni imwe muzikunzwe, ni imwe muzakunzwe ndetse zinakunzwe kugeza magingaya mu gihugu cy'u Rwanda. So when she's not working or modeling, Darina loves to read the Bible, rap and support young people in Rwanda. Iyo Kayumba Darina atarimo gukora ibyo akora, twavuze ku modelinga, gukora izo content za YouTube channel, Darina loves to read the Bible. Akunda kuba ari gusoma Bibiliya, to rap, akunda kuba ari kuririmba, murabizi yarapye no muri Miss Rwanda, which was very interesting. So and support young people, akunda no gufasha abakiri bato mu gihugu cy'u Rwanda. She dreams of helping rural students. Ahora arota gufasha abanyeshuri baherereye mu bice byo mu ntara by'u Rwanda find jobs and become entrepreneurs. Ahora yifuza kubafasha kuba bashaka akazi ndetse kandi bakaba aba entrepreneurs, bakaba abihangira imirimo. So from modeling to music, from heartbreak to happiness, Kayumba Darina stories shows us that true beauty is in strength, dreams and love. Guturuka mu kumodalinga kugeza mu muziki, kuva muri heartbreak cyangwa mu cyitwa intimba to happiness kugeza mu byishimo, Kayumba yatugaragarije neza ko ibintu byose birashoboka iyo washyizemo intege, ukarota binini kandi ukagira urukundo. Don't forget to like, comment and subscribe for more inspiring African stories. Kayumba Darina, Rwanda Beauty Inspiration. Iki ni ikiganiro cyiza cyane tuba twabateguriye ku muntu umwe runaka muba mwaradusabye muri benshi. So nizere ko iki kiganiro kirabanogera mukagikunda muri benshi, ndetse kandi kigakomeza gutuma mumenya amakuru ku bantu mugiye mukunda. So uyu munsi yari Kayumba Darina. Ushobora kwandika muri komenti uwo tuzagukorera ikiganiro ukamenya amateka ye, imive n'imivanire n'imibereho yiwe. So we love you so much, stay tuned.